kubasuhuza abari mu majyepfo ndetse n'abari mu majyaruguru, bari mu burengerazuba ndetse n'iburasirazuba, mwese tubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose. Muri uyu mwanya rero ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro cy'ukuntu ushobora gukoresha ikoranabuhanga. Muri uyu mwanya tukaba tugiye kuganira cyangwa se tugiye kwiga buryo ki ushobora gukora quiz yikosora irimo amashusho. Wera nk'urugero, reba nk'ari amategeko y'umuhanda, biriya byapa biba birimo ukuntu ushobora kubishyiramo. Reka dutangire. Ibisanzwe n'ubundi kubera ko ari muri Google Form tugiye kubyiga, urahita wandikamo Google Form, ihite ifungura. Okay, urabona ko tumaze kuyifungura. Urangiza uze kuri kano kantu ko guteranya, kemeze. Noneho tegereze ifunguke. Reka tuvuge ko tugiye gukora ikizamini cy'amategeko y'umuhanda. Amategeko y'umuhanda. Amategeko y'umuhanda. Urangiza ugahita ukanda kuri enter. Ubwo reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ubu nk'ibisanzwe ibibazo uba ubifite kuri machine yawe, wenda biri nko muri Word. Ikibazo cya mbere iri kutubaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Ndaza nkopiye emite njya gupestinga hano ikibazo cya mbere cyo kigezemo. Icyapa gisobanura iki? Noneho hano tugiye guhita dushyiramo cya cyapa. Urabona hano ni icyapa cya stop, niyo tugiye kugira gute kwinjizamo. Urahita ukanda hano kuri kano kantu kanditseho add online image. Urahita ukanda hano gutya. Noneho nurangiza uhita hano kuri browse, yemeze. Tegereze. Noneho nurangiza uhita hano kuri picture. Noneho tujya kureba cya cyapa cyacu ahantu kiri, ngiyi stop, ugikandeho. Uhita hano kuri open. Noneho gihite. Okay, urabona ko kirangije kugeramo. Iyo kimaze kugeramo rero, hano ushobora kuza ukagira gute, ushobora kukigira gito cyangwa se uyagita no kuza hano gutya ukagira gutya, uri kugabanya size yacyo. Okay, urabona ko icyapa cyacu kirimo kimaze kugeramo ndetse nanakigabanyije ya size ntoya. Niyo ndangiza, kuko ari ibibazo byo guhitamo, ndahita nzana ama option yacyo nimite nyashyiramo. Ndahita nkopiya ama option yose yakira ajyana kiriya cyapa, ino mite nzanya terekemo hano kuri option. Ama option yose mite nyashyiramo icyarimwe. Niyo nindangiza ndaza hano kuri setting, bite mfungura hano kuyongera gusettinga amanota. Amanota ya kiriya kibazo kangiye amanota 2. Ya kibazo cy'icyapa ngiye amanota 2. Ndagaruka hano ngiye kwemeza ikiri buze kuba igisubizo. Uvuga hano umuntu uri buze gusubiza arahitamo, agomba kuza akemeza iki nicyo gisubizo kiri cyo. Hagarara gato akanya, nicyo gishatse kuvuga cya stop. Reka dukomeze tukigire required. Uyu muntu nta muntu yemerewe gusimbuka atagishubije. Umuntu ugiye gukora agomba kubanza yagisubiza.
Reka nongereho ikibazo cya kabiri, ndaza hano ku kano kantu ko guteranya, mite ya kuzana ikibazo hano, mite giterekamo iki, eka nze hano, iki cyapa gisobanura iki. Ikibazo cya kabiri giye kugira gute, giye guhita setinga, ndaza gutya kopiye, nze mite ipestinga hano. Icyapa gisobanura iki, noneho ngiye kugira gute, ngiye guhita nzana kiriya cyapa kireba hejuru, ndaza hano, nindangiza ndategereza, leta nza no kuri browser, mura kugera kuri browser, leta mbona ko ari iki ngiki, noneho leta nkomeza no kuri open, kiriya cyapa gite kigira gute, igeze kize, urabona ko cyaje. Nshatse hano nakongera size cyangwa se nashaka nkayigabanya, byose birakunda. Noneho nindangiza ndaza hano nongereho ama option ibyo bari buze guhitamo, nk'ibisanzwe ndaza hano, nindangiza nzane izi za option zacyo, mite inkopiya ama option, mite nza hano, mite nyashyiraho gutya, nindangiza ngiye guhitamo ikiri buze kuba igisubizo. Igisubizo kiraza kuba iki, nindangiza mite nza hano kuri done, yemeze, nindangiza kwemeza kuri done, leta nza hano nyigere required kugira ngo umuntu uri kugikora ataza kugisimbuka atagikoze. Niyongereho ikindi kibazo hano nacyo, reka nzane iki cyapa. Murumva hano n'ibindi bibazo byose birimo ibintu by'amashusho ni gutya tubikora. Ndaza hano nkopiye ikibazo, noneho nkopiye neza, mite ikopiya, mite pastinga hano. Iki ni ikibazo cya gatatu, noneho ngiye guhita ngira gute, nzana kino cyapa gifite agafureshi kareba gutya, ubwo ndaza nze hano, mite nza hano kuri browse, noneho nze gushaka kiriya cyapa. Urabona ko iki cyapa kiraba iki ngiki, nindangiza nemeze hano, ntegereze, urabona ko kigezemo iki ngiki. Hano ushobora kugabanya size cyangwa ukayongera, rero ugahita ugaruka hano ukajya gushyiramo za option. Icyapa gisobanura iki, uraza hano kivuga ko ari ugukata ibumoso, nubwo rero tuza hano uhite uterekaho za option zawe, nurangiza uze hano ushyira amanota, hano ni note yashyiriramo, ushatse wayagabanya cyangwa se ukayongera, byose biterwa n'icyo bize gute wowe wifuza. Hano ubwo tugira gute, twemeza kiraba igisubizo kiraba iki, nurangiza uhita uza hano kuri done. Ubwo birarangiye, uhita wongeraho ikindi kibazo, nacyo reka tukigire ikibazo cy'ibyapa, reka wenda dushyireho iki cyo hasi. Iki cyapa cyo hasi gisobanura iki, noneho uhite ukopiya
then uhita upestinga hano. Nurangiza gupestinga andika tugiye required ndetse yo kuzana kiriya cyapa. Urabona ni icyapa. Kizane nuvuga ngo hano uhita uza hano kuri upload, ugahita ukomeza hano kuri browse, noneho ugahita ushaka kiriya cyapa cyawe. Ni iki twakoresheje, then ugahita uza hano ino ugahita ushyiraho za option zacyo. Okay, cya cyapa kivuga ko bibujije gukata ujya iburyo. Tuza hano uhite upestinga, nurangiza ujye usetingaho amanota. Ni hano niyo twemeza kwisukira biki n'amanota hano ukayashyiraho. Turabona 2 twerekereho ntacyo bitwaye. Turangiza tugiye gute twemeze. Iyo bigeze hano gisigaye ubu tugiye kugira gute, tugiye kuza hano publishing quiz yacu. Twapublishinze, nurangiza mbere yuko tuyiha umunyeshuri turabanza tuze turebe ko bya byapa byacu ko biri. Okay, urabona ko ibyapa bize gute yagezemo uko bimeze. Okay, kadusubira inyuma. Niba witegura gukora ikizamini cya provisoire, twandikire kuri 078 666 566 956 tugufashe. Nkwibutse ko iyo numero iri no kuri WhatsApp. Nuvuga ngo tugufite ibibazo bya provisoire, akaba ari test zigufasha gutsinda provisoire vuba. Ushobora kwibaza ngo ibibazo tubiguha gute? Nuvuga ngo biba biri kuri link twikoreza kuri WhatsApp, noneho ukajya gukora ukabona amanota. Nuvuga ngo ni hano ni nko kuki nibi ngiye ko hano ugenda uhitamo no ukaza kubona amanota. Ino bakaza kwereka ibyo wishe ndetse n'ibyo wakoze. Bitubona ko hano bahita baguha amanota. Noneho hano bahita kwereka ibyo ugiye wica n'ibyo wakoze. Ku muntu waba ubyifuza yandikira kuri za nimero za 078 666 566 956. Uhita uza hano ugakopia, nuvanije gupublishinga quiz yawe, nangiza uhita ukopia link. Nurangiza uhita hano kuri copy, uhita kuyipestinga uyoherereze ba bantu bashaka gukora. Ubwo urahita uza hano gutya kuri yo nko ubundi bweze nko kuri WhatsApp cyangwa ushatse wakoresha na email, byose byakunda. Cyangwa ushobora no kujya kuri platform. Iminsi imbe nzabereka platform zaba murakoresha kugira ngo nimba ari nk'abanyeshuri bahite babona quiz batangire bakore. Banyuze kuri iyo platform binjiye kuri Google. Nino hano umunyeshuri arandika izina rye, katuvenda ko yitwa Kalisa. Narangiza yiteza hano ujye kuri next, tegereze kanya gato. Urabona ko byafungutse ikizamini cyacu cy'amategeko y'umuhanda. Niyo natangira asome ngo iki cyapa gisobanura iki, kazi asome. Guhagarara aho abanyeshuri bambukira, hagarara akanya gato. Ibindi binyabiziga bigomba kuguma guha inzira, gutanga umwanya ku bindi binyabiziga. Reka tuvuge ko ari guhagarara umwanya mutoya. Gusa hano tunabibutse ko ku muntu wifuza ibibazo by'amategeko y'umuhanda yanyura mu gikari cyangwa se yanyandikira kuri 078 666 566 956 nino nkayamwoherereza agakora. Nabyo bambifite.
kwemeza komeza imbere. Reka none tuvuye ko urahitamo kimwe. None hano reka tuvuge ko uhisemo kimwe, icyo wagisomye uhitamo kiriya. Hano rero ukomeza n'iki nacyo ugire gute, ugisubize iki gito kice, none uhita usabumitinga, uhita ubona amanota. Turaza hano kuri view score, uhita ubona amanota yawe. Nuko uko tubikora ubona ko amanota yose uyabona 6 ku 10. Icya mbere ubona ko iki ni 2 kuri 2, iki cyapa nagikoze, maze umanuke na hano hasi, noneho nuko biba bimeze. Nako amanota twayabonye hano, gusa hano hacyarimo agakosa nashyizemo gatoya. Kambereke agakosa nashyizemo hano, nuko hano ni publishinga ngakosore. Nuvuga ngo hano ikosa nashyizemo nuko n'izina rihaye amanota, kandi ahangaha izina urahakosora amanota ukayakuraho. Nta manota agomba guhabwa, ntago izina ntago ari ngombwa kugira turiya amanota. Kuyakuraho uraza hano kuri answer key, none tuyasibe, dushyireho ko izina nta manota rifite, yagira 0. Uhita wemeza hano tabe. Bano byarangiye, nabirangije. Byarangiye, buriya ntago ari amanota yakongera kugarukaho.